Mutara wa gatatu Rudahigwa wamenyekanye nka Nkubito y'Imanzi, Rukabu ndetse na Charles Léon Pierre. Izina yahawe ku itariki 17 Ukwakira 1943 ubwo yabatizwaga. Ni umwami wa 27 muri 28 bayoboye u Rwanda. Akaba Rugabisha Birenge wagabiwe wari umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi. Papa Pio wa 12, ishyo ry'inyambo 29. Ku ngoma y'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa nibwo Papa Pio wa 12 yimikiwe ko umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi. Hari ku itariki ya 2 Werurwe 1939. Muri icyo gihe u Rwanda na Vatikani byagiranye umubano mwiza w'akadasohoka, ndetse u Rwanda ruramamara binyuze kuri Musenyeri Giovanni Delle Piane wari uhagarariye Kiliziya Gatolika muri Kongo Mbiligi ndetse na Rwanda Burundi. Uyu Musenyeri Delle Piane yari yarasuye u Rwanda mu 1931, aza kugaruka mu 1939 ubwo Papa Pio wa 12 yari amaze gutorerwa kuyobora Kiliziya Gatolika ku isi. Nubwo yari afite icyicaro i Leopoldville, Delle Piane yasuraga u Rwanda cyane akanahatinda, bituma biba imbarutso y'umubano w'akadasohoka hagati ya Papa Pio wa 12 n'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa Charles Léon Pierre. Mu gitabo cyanditswe na Kagiraneza Zephyrin akacyita ibitaramo mu mateka y'u Rwanda, agaragaza ukuntu ubwo Papa Pio wa 12 yari amaze kwimikwa, Musenyeri Delle Piane yasuye u Rwanda akahamara hafi ukwezi kose, kuko yahageze ku itariki 14 Nyakanga akageza ku itariki ya 6 Kanama hari mu 1939. Uruzinduko rwasize asuye misiyoni zigera kuri 14. Aho yageraga hakaba harazamuwe amabendera ya Vatikani n'amashusho ya Papa mushya wari umaze igihe gito yimitswe. Tariki 19 Werurwe 1943 i Kabgayi hatangiye ibirori by'iminsi 3 byo kwimika Musenyeri Laurent de Primoze wari umaze iminsi yemejwe nk'umushumba wa Vikariyati ya Kabgayi. Umunsi wo kwimika urangiye, bwarakeye umunsi ukurikiyeho bawuharira uwo kuzimanira abashyitsi. Kuri uwo munsi wa kabiri wari witabiriwe n'abasenyeri baturutse imihanda yose. Umwami w'u Rwanda yarinikije agabira buri umwe muri abo inka y'imbyeyi n'inyana yayo. Kagiraneza agaragaza ko abasenyeri bagabiye inka kuri uwo munsi harimo Musenyeri Grus wari umushumba wa Vikariyati y'u Burundi, Musenyeri Pierre wari waturutse muri Benin, Reis wari waje ahagarariye Kivu, ndetse n'uwari waje ahagarariye Vikariyati yitiriwe ikirwa cya Ruberi. Izo nka abasenyeri bari bagabiwe bazisigiye seminari nkuru ya Nyakibanda, kuko yigagamo abafatiri b'Abanyarwanda ndetse n'abandi bakomoka muri Vikariyati ziyobewe n'abo basenyeri. Kuri uwo munsi Mutara wa gatatu Rudahigwa yanagabiye ishyo ry'inyambo 29 wari umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi. Muri icyo gihe Papa Pio wa 12. Izo nk'umwami yagabiye umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi n'andi mashyo y'inyambo yari yararemwe ku ngoma ya Yuhi wa gatatu Mazimpaka n'iya Kigeli wa gatatu Ndabarasa. Yasabye ko zagumaho zikajya zimurikwa mu birori bikomeye by'igihugu, ashingiye ku mubano mwiza yari afitanye n'umwami wa gatatu Rudahigwa Charles Léon Pierre. Mu 1947 umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Pio wa 12 yahisemo kohereza umwami impano maze izanwa na Musenyeri Delle Piane. Mu Rwanda hateguwe ibirori byo kwakira iyo mpano yari igizwe n'impeta yitiriwe Mutagatifu Geregwari, maze Musenyeri Delle Piane ayishyikiriza umwami nawe ahita amuhera ubwenegihugu bw'u Rwanda muri ibyo birori. U Rwanda rwakomeje kugirana umubano mwiza na Vatikani kugeza ubwo mu 1952 Papa Pio wa 12 yahaye ubwepiskopi Aloys Bugirumwami. Ikintu cyari gitangaje ko muri icyo gihe cy'ingoma nzungu umunyafurika wirabura kuba yahabwa izo nshingano. Iyi chaîne yitwa Indongozi TV. Naho njye ubageza iki kiganiro ndi Denise Ishimwe. Mukomeze mukore subscribe, share na like kugira ngo ibiganiro byacu bibagere ku buryo bwihuse ndetse munabisangiza abandi. Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa Charles Léon Pierre yavukiye i Nyanza mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo muri Werurwe 1911. Akaba ari umwami wa mbere w'u Rwanda wimye ingoma kandi se akiriho, hari ku itariki 10 Nyakanga 1931.
ni umwana w'umwami Yuhi wa kane Mazimaka na Nyiramavugo Kankazi Radegonde, akaba yarashyingiwe na Gicanda Rosalie. Mutara wa gatatu yimitswe ku ngoma ya Guverineri Voisin abifashijwemo na Musenyeri Classe ku wa 16 Ugushyingo 1931. Ku wa 17 Ukwakira 1943 yabatijwe na Musenyeri Léon Classe, yitwa Charles Léon Pierre. Abyarwa muri batisimu na Guverineri mukuru wa Kongo Mbiligi na Rwanda Burundi Bwana Pierre Lekmans. Abatiranwa na nyina umugabekazi Nyiramavugo Kankazi wiswe Radegonde, akaba yarabaye umwami w'u Rwanda wa mbere wabatijwe. Kuva mu 1929 yagizwe umutware wa Nduga n'Amarangara kugeza muri za 50. Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yakoze politiki yo kumvikana na Kiliziya Gatolika na leta Mbiligi kugeza aho atuye Kristo Umwami Ingoma z'u Rwanda i Nyanza ku munsi wa Kristo Umwami ku itariki 27 Ukwakira 1946. Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yaharaniye guteza imbere imibereho y'Abanyarwanda n'ubwigenge bw'u Rwanda. Rudahigwa yaranzwe no kurwanya akarengane n'ubutabera, abigaragariza mu rukiko rw'umwami no mu mirimo ya buri munsi aho yirwaga arenganura abaturage bose. Rudahigwa yitaye cyane ku bujijuke bw'Abanyarwanda, ashinga farms mu Butare, asaba abajesuite gushinga koleji i Gatagara, bayijyana i Burundi iba Collège International du Saint-Esprit. Ashinga ishuri ry'Abayisilamu ku Ntwari ry'i Nyamirambo, ashinga za école laïque, ashinga ishuri ry'Abene Mutara ry'i Kanyanza, anohereza Abanyarwanda ba mbere kwiga i Burayi. Mutara wa gatatu yatangije impinduramatwara muri politiki, akuraho inkuke zakamirwaga umwami yishakira ize bwite, akuraho imirimo y'agahato yitwaga akazi, akuraho ubuhake abagaragu bagabana na ba shebuja, ashaka gukuraho igitabo cy'umusoro cyanditsemo amoko, Ababiligi barabyanga. Rudahigwa yahirimbaniye ubumwe n'ubwigenge bw'Abanyarwanda ku buryo Abanyarwanda batekereza ko ari intwari ikomeye mu mateka y'u Rwanda. Kandi umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yafashije Abanyarwanda batari bake kugera ku bumenyi burambye, kuko mu gihe cye Abanyarwanda bagannye ishuri babikesha umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Rudahigwa kandi azahora yibukwa nk'umwe mu batumye ubukristo bugwira mu Rwanda, kuko ari we mwami wa mbere w'u Rwanda wemeye kubatizwa aba umukristo. Bivuga ko umwami Rudahigwa yagombaga kuva i Burundi afata indege imujyana i New York gusaba Loni ubwigenge bw'u Rwanda. Amaze kugira i Bujumbura mu gitondo cyo kuwa gatandatu tariki 25 Nyakanga, byabaye ngombwa ko ajya guhura na muganga w'Umubiligi Dr Vinki. Rudahigwa niwe wari warayasabye ko yahura na muganga. Amaze kugera kwa muganga, Dr Vinki yamuteye urushinge rwa penicilline. Umwami amaze gusohoka kwa Dr Vinki yahise yikubita hasi agwa igihumure mu mwanya muto aza gutanga. Inkuru y'incamugongo imaze gusakara i Rwanda, benshi mu Banyarwanda barimo nabo mu muryango we ntabwo babyemeye, kugeza ubwo umugogo we watabarizwaga i Mwima kwa 28 Nyakanga 1959. Bivuga ko Ababiligi bashatse kujya gupima icyishe Rudahigwa, umwamikazi Rosalie Gicanda n'umugabekazi Kankazi bakabyanga, nyuma yo kumva ko babanza gufungura umurambo. Kigeli wa gatanu Ndahindurwa yasimbuye mukuru we ku ngoma, ni umwe mu bemeje ko Rudahigwa atazize uburwayi. Nk'uko biri mu gitabo Images of Royal Rwanda from the Colonial Period cya Stewart Addington St David, cyanditswe ku bufatanye n'umuryango King Kigeli Foundation. Nyakwigendera Ndahindurwa yavuze ko Rudahigwa ajya kujya i Bujumbura nta ndwara n'imwe yari arwaye. Yagize ati, Mutara yashakaga kujya New York gusaba Loni bw'u Rwanda ubwigenge. Ubwo yari i Bujumbura yahinduriwe umuganga wari usanzwe umuvura, amutera urushinge mbere y'uko agenda. Agisohoka mu biro bya muganga yikubise hasi. Twumvise ko urupfu rwe rwabaye impanuka, ariko mukuru wanjye ntiyari arwaye kandi nta n'isuzuma ry'umurambo ryakozwe.
Mu byatangajwe n'Ababiligi nyuma y'itanga ry'umwami Rudahigwa, havuzwe ko yaba yasanganywe uburwayi bw'umutima cyangwa akaba yaraviriye imbere mu mutwe. Mu Banyarwanda bo byatangiye guhwihwiswa ko umwami yaba yararozwe n'Ababiligi cyangwa agaterwa urushinge rurimo umuti mwinshi aho kumukiza rukamubera ingusho, dore ko uyu mwami wapimaga ibiro bigera ku 120. Umuryango we wavuze ko nta gihe na kimwe yigeze arwara n'igicurane. Ababiligi bagiye birinda kuvuga kuri urwo rupfu, n'abaruvuzeho bagahakana kugiramo uruhare. Armand van der Plas ni umucamanza w'Umubiligi wari umaze amezi make mu Rwanda ubwo umwami Rudahigwa yatangaga muri filime mbaramakuru Le Rwanda et le Colonel yakozwe na Bart Govaletz. Umucamanza Armand yavuze ko urupfu rw'umwami Rudahigwa ari urusanzwe, ntaho ruhuriye n'Ububiligi. Yagize ati, tuzi ko yari arwaye, yari yagiye kureba umuganga kuko yumvaga atameze neza. Ntabwo yari akiri muto ku buryo gupfa kwe byafatwa nk'ibidasanzwe. Yafashe imiti yakererewe, niyo ntandaro y'urupfu rwe. Mu yandi magambo, ni urupfu rusanzwe. Ababiligi nabo ntibahakana ko umwami Rudahigwa yaba yaratewe penicilline, ubusanzwe ikoresha mu gufasha umubiri kubaka ubwirinzi buhangana n'udukoko. Twifashishije urubuga Medlineplus, umuntu wese watewe penicilline ashobora kugwa igihumure iyo yatewe uwo muti ku bwinshi bidahuye n'ubuzima bwe, kubera ko aho kuba umuti biba byabaye uburozi. Mu gihe uwatewe uwo muti adatabaye vuba ashobora gukurizamo urupfu. Umwami Rudahigwa yishwe afite urugendo rwo kujya gusaba ubwigenge muri Loni. Yifuzaga ko u Rwanda rwahabwa ubwigenge, Ababiligi bakagenda bagiye. Mu 1956 umwami Mutara yandikiye umuryango w'abibumbye awusaba kwirukana Ababiligi, u Rwanda rugahabwa ubwigenge. Yongeye kubisaba mu ntangiriro z'1959, ndetse kuri iyi nshuro ho asaba ko Loni yatanga umunsi nyirizina igihugu kizahererwaho ubwigenge. Bishoboka ko Ababiligi batari biteguye gutanga igihugu, bari bamaze imyaka isaga 40 bahawe, kandi bari barakajwe n'uburyo yakagamo ubwigenge kuko atifuzaga ko bakomeza kuhaguma. Hari n'abavuga ko Rudahigwa wishwe afite imyaka 48 yazize kwanga gusinya amasezerano yagombaga kugurisha igihugu ku bakoloni. Rudahigwa yatanze mu gihe bwa mbere mu Rwanda hari hatangiye kuvuga amashyaka arimo Prosoma ya Joseph Habyarimana Gitera na Parmehutu ya Kayibanda Gerigwari wari ushyigikiye Repubulika, ari nayo nyuma yaje guhabwa ubutegetsi. Mu gushaka ubwigenge, umwami Rudahigwa yavugaga ko ikibazo Abanyarwanda bafite ari Ababiligi, babategeka uko bashatse batitaye ku baturage. Mu gihe Kayibanda na Gitera bo bavuga ko ikibazo kiri mu Rwanda atari Ababiligi, ahubwo ari Abatutsi bikuye ubukungu bw'igihugu. Abashinja Ububiligi kuba inyuma y'urupfu rwa Rudahigwa banabiheraho mu buryo Guverineri wa Rwanda Urundi Jean Paul Halo witabira umuhango wo gutabariza Rudahigwa yarakajwe no kubona abiru batangaje uzamusimbura mu gihe we yifuzaga ko babanza kubiganiraho. Umubiligi Armand van der Plas yagize ati, Halo yemeye ko bashyiraho undi mwami, ariko avuga ko byakozwe ari nka coup d'etat. Colonel Guy Logest wari rezida udasanzwe mu Rwanda, mu gitabo cye Mission to Rwanda yanditse ko nyuma yo kuganira na Musenyeri André Perraudin wayoboraga diocese ya Kabgayi na Gerigwari Kayibanda ku kibazo cy'Abahutu n'Abatutsi, ngo yahise yumva neza uburyo Abahutu baryamiwe, maze yiyemeza kubarenganura mu buryo bwose bushoboka. Ku kabiri tariki ya 28 Nyakanga 1959 nibwo ibihumbi by'Abanyarwanda byateraniye Mwima muri Nyanza mu muhango wo gutabariza umwami wabo Mutara wa gatatu Rudahigwa. Iyi chaîne yitwa Indongozi TV. Naho ubutaha.